ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika ibirebana n'insengero abanyensengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'imwe n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare nazo ziratanga akazi se they are just cheating abenshi they are just cheating ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone yes churches aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke ikibazo kirimo nyakubahwa perezida wa repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo yes aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose iri senga abanyafurika mwara ibintu bikomeje kwidogera nyuma y'uko abakirisitu bari biteze ko bazatabaza umukuru w'igihugu akabafasha gufungurirwa insengero ngo kuko bamaze kuzuza ibyangombwa ariko barategereza ko baza gufungurirwa insengero ngo nabo basenge nk'ibisanzwe hanyuma amaso yabo agahera mu kirere. Inyamara mu nama iherutse umukuru w'igihugu yatangaje ko ngo niyo insengero zafungwa ngo zitafunzwe ku buryo bwemewe ahubwo ngo ko zagombaga gufungwa zose ndetse kandi ngo ko ubuyobe buri mu banyafurika butazigera bupfa kurangira. Gusa nanone avuga ko ngo izo nsengero nazo zikwiye kuba zafungwa hanyuma nanone abaturage bakajya basengera ku matelefone cyangwa mu ngo zabo. Ibi ngibi kandi byaciye ururondogoro mu matorero menshi ndetse n'abanyamadini aho avuga ko hakorerwamo ubujura budasanzwe ndetse kandi ko amatorero nta ruhare agira mu iterambere ry'igihugu ngo ko ari ubujura gusa ahubwo we ngo aramutse ari we ubihagarika yagakwiye kuba yarabihagaritse kera. Ibi kandi bije nyuma y'uko havuzwe inkuru y'itorero rya ADEPR ryatangiye gufata ingamba nshya zigenga abakirisitu n'abayoboke b'iri torero aho havugwa ko ngo abana bari munsi y'imyaka 18 hatemerewe kuvamo umuhanzi n'umwe cyangwa wenda gwakigikigwe impano y'ubuhanzi. Hari kandi amategeko yagiye avugwa ku bijyanye n'imyambarire ndetse atavugwaho rumwe n'abaturage bagiye batandukanye bagiye bumva izi nkuru. Itorero ADEPR kandi ngo agomba kuba nanone yambaye akikwiza ariko nanone afite igitabo na Bibiliya kandi agendera ku mahame y'itorero muri rusange. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe muri iri torero ariko hari byinshi bitavugwaho rumwe nko kuba bavuga ko nta muntu wemerewe kujya gusenga mu gihe atize cyangwa ngo abe afite amashuri nk'uko bagiye bayatangaza. Ngira ngo ahangaha murumva uburyo byatangajwe. ADEPR ryashyize ahagaragara amabwiriza bashyizeho ibiciro by'amaturo agenga abahanzi bitoro ryabo amakorari n'amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana worship team ari mihame rike rivuga ko nta muntu wemerewe gukora umuziki ku giti cye ari munsi y'imyaka 18. uzi igitangaje ubiri tangazo ryasohotse riramamara rigeze aha uba budararimo aranywa kofi yumva nta cyabaye. Minisitiri ubuyobora ishuri rya Nyundo na ministeri nabo bari kuri kofi. Ibyo bintu reka mbabwire impano n'amatorero nta hantu biza guhurira rwose. Uzi ikintu kibaye ni muze mu baporoso
ni ngombwa se gusenyera muri ADEPR abaririmbyi bose kandi basabwa kugira bibiliya n'igitabo cy'indirimbo bakirinda imyambarire ntambari gashira n'igihe gitumura bugacyawa noneho na ya makanzu aragarutse nzakagenda. Iri ryaba ari itsinda rya ADEPR rishaka gukandamiza abari munsi y'imyaka 18. ADEPR yaba yugarijwe nuko abaririmbyi beza bo muri korali yisanze babaye abahanzi ku giti cyabo nuko bakajya bataririmba mu biterane bya ADEPR bakarimbira muri stade bishyuye. Aya mabwiriza yakagombye kugenda n'ibisobanuro by'icyabaye iteye impungenge se cyageraga kuri abo bana ngo tumenye ngo ADEPR irimo irarengera abana cyaba ari ikihe pasitoro bararirimba bagahita barongorwa bakiri bato. ese mujya mubona Romeo bajya babona ko ndeba kure nyine si cyo rugiye kuvuga pe. Ibi kandi bije nyuma y'uko abapasiteri bamwe na bamwe bagiye babivamo nyuma y'uko bavumbuwe nabo batuburiraga bakabafata nk'aho ari abantu badashobotse kandi mu by'ukuri ngo abo ari abantu bo kubatuburira. Abenshi kandi bakibaza bati mbese niba kandi abapasiteri hari abakozi b'Imana hanyuma abayoboke bakaba abana, ninde wagakwiye kugira ububasha kuri shobuja cyangwa kubo bakorera? Ni umwana cyangwa se ni umukozi? Ibi ni ibibazo kandi byagiye byibazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, bamwe na bamwe bakora ku maso yabo bagahumuka bagasanga ko abo bakurikiye atari abantu bo kwizerwa, ndetse kandi nubwo nanone ngo nta murozi wabuze umukarabya, abapasiteri baracyafite abantu benshi ndetse umubare nyamwinshi gukibiruka inyuma gubaramya, ndetse kandi kuvuga ko ari abakozi b'Imana barenganye hanyuma Satani ari we ushaka kubagusha. Nubwo kandi ibingibi byagiye bifata indi ntera, uyu munsi wa none birasa naho amazi yamaze kurenga inkombe. Benshi bakibaza kubera ko abakirisitu bamwe na bamwe ugenda uganirira bakubwira ko ngo Imana yabahamagaye, kandi mu by'ukuri ngo muri korali harimo imihamagaro, abayobozi ba korali nta kintu na kimwe bahembwa, ndetse kandi n'abakorali muri rusange hari abantu usanga muri korali barimo kubw'umuhamagaro atari ukuvuga ko bize amashuri. Ibi ngibi bigafatwa nk'aho ari ukugumura abayoboke b'iri torero, ndetse kandi ibi ngibi nta hantu na hamwe byanditswe muri Bibiliya. Gusa bamwe babisanisha no kurangira kw'isi, aho bavuga ko bageze mu bihe bya nyuma by'imperuka. Ubuyobozi bwa ADEPR muri rusange nta kintu buratangaza bwivugurura kuri iyi baruwa bwanditse, ndetse bugateraho na kashe n'umukono wayo usinyweho n'umuyobozi mukuru wa ADEPR. Gusa nanone abenshi bavuga ko ngo niba umuyobozi wa korali atahembwaga, wenda yaba agiye gufata umushahara. Hari amafaranga kandi y'ifatizo yashyizweho mu gutura, aho bavuga ko ngo amafaranga ya nyuma yo gutura agomba kutajya munsi y'ibihumbi 2,000. Abenshi bari kwibaza niba ubu ngubu butaba ari ukubwumura abaturage. Bamwe bati n'ubundi twaririmbaga cyangwa tugasenga nta wari utuzi, niba rero bashaka kuduhagarika turahagarara rwose. Abandi bati n'ubundi njyewe sinajyaga gusenga mbonye impamvu. Abandi bati iri torero ahari wenda nubwo ariryo ryari risigaye rifite umwuka wera, wasanga umwuka wera nawe agiye kwigendera. Abenshi kandi bakavuga nanone bati niba Imana ariyo yaduhamagaye tuzihambira cyangwa n'ubundi tuzazinga utwacu hanyuma dutahe. Ni ibintu birimo kwibazwa n'abatari bake. Nubwo kandi benshi bakomeje kwibaza kuri ibi bibazo, nta muntu n'umwe wari wisubiza ku bibazo byakomeje kwibazwa. Abenshi barindiriye niba uyu muyobozi ari buze kwandika ayivuguruza kuri iyi myanzuro yafashwe, cyangwa nanone Perezida wa Repubulika hari ikindi yaza gutangaza nanone kivuguruza.
gusa nanone nubwo amanota bagenda biha cyangwa babiha kugira ngo wenda bavuge ko uyu mukuru w'igihugu yaza kwivuguruza, aragenda ayoyoka nyuma y'uko atangaje ibi ngibi. Njyewe ubwanjye navuga nti reka tubihange amaso tumenye niba wenda Mwuka Wera yaba yarigendeye cyangwa wenda Imana basengaga hari amategeko yaba yabahaye ngo baze kuyavugurura. Aha ni ukubihanga amaso. Njye mwari kumwe, nitwa Thomas, mukomeze kugira ibihe byiza.